Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu mpande zitandukanye zigize iyi si. Kumwe n'Ibyizerwa TV, herere ujye ukore subscribe tujye turusha kubana umunsi ku munsi. Turi mu rugendo rwiza rw'ivugabutumwa, urugendo rwo kuzenguruka amahanga tuvuga ineza ya Kristo, tuvuga kugira neza kwe ndetse no gucungura ikiremwamuntu. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana uyu mwanya, niwe tugiye kubana mu mwanya wo kumva amagambo meza y'Imana, kumva ubutumwa Imana yamuhaye. Munyemerere mwakire, abanza dusuhuze kuri umunyarubuga mbere aratwibwira amazina, tuze kubana twese tuziranye. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, abandi namwe mwese. Yego. Abakunzi b'ijambo ry'Imana aho bari hose, turavuze ngo nimbagire amahoro. Yego. Amazina yanjye rero ni Ndibyariye Celestine Kavuzanduru. Rero ndashima Yesu. Yego. Uduhamagara, aduhamagaye gukora uyu murimo, kandi dufite ibyiringiro ko nitutagwisari tuzasarura. Ko ni ukuri. Iwacu sino, iwacu ni mu ijuru. Yego. Imana yabukiwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro ndetse natwe iduhe umugisha kubw'uko twemeye kuyikorera, kandi nawe udukurikiye rwose bw'umugisha kubwo kwemera kuza kumva ubutumwa bwayo. Nyemerera ntuginge tudatinze ngo dutindire abadukurikiye, udusengera Imana kugira umwuka wera atubere umuyobozi. Imana mu izina rya Yesu Kristo, Imana amahoro, Imana mva gusenga, Imana igira neza, Imana ikiranuka, Imana ikiza, bana natwe tugiye neza turengeye tugote. Imana mva gusenga, ikiranuka, Imana ikiza, bana natwe utwiteho. Ndi hano kugira ngo namamaze ishimwe ryawe kandi mvuge ibyo wambwiye kuvuga. Nyemera murengezi wanjye undinde kongera cyangwa se kugabanya, ahubwo ibyo wampaye bivuga uko biri. Nshoboza ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Amen. Imana iguha umugisha. Tugiye kumva ubutumwa Imana yaguhaye, unyemerere nk'umwanya kugira ngo tugeze ubwo butumwa. Murakoze cyane. Imana mu ijuru bahe umugisha, bane namwe. Ka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yesaya, ibice byaho ni 43. Turasoma umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Aravuga ngo, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isiraheli, aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe ruwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiye Egiputaho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Imana tugire neza. Dusome n'irindi jambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya mbere. Turasoma umurongo waho wa dusome hano muri Luka igice cya mbere umurongo wa 45. Aravuze ngo, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amen. Turashimira Imana duhamagaye, turashimira Imana itwitaho. Mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo horanye n'Imana. Mu byarimwe byose nta na kimwe kitarimwe nawe. Bivuze ngo tubaye kubw'ijambo, tubaye kubw'ijambo. Mutungo wa mbere w'Imana ni ijambo, kuko ijambo Imana irikubwiye rirarikurikirana. Bimwe mu bintu bigora Imana ni ukuvuga, kuko Imana ivuze iba yiyangaje no kuza kurinda rya jambo yavuze. Imana tugire neza. Kuko iri jambo tumaze gusoma ritubwira ngo
witinya. Impamvu Imana itubwira ngo bivugana natwe ngo witinya, nuko isi ubuzima tubayemo twuzuye duhanganye n'imbaraga z'iterabwoba mu buryo butagaragara. Satani intwaro ya mbere akoresha arwanya abera ni intwaro yitwa iterabwoba. Satani iteka azakwereka ko upfuye, azakwereka ko birangiye, azakwereka ko usebye, iteka imbere Satani azakwereka byawe ko birangiye, ari ugukorwa n'isoni, ari ugusuzugurwa. Kandi ariko nubwo bimeze gutyo, abizera Kristo imbere y'umusaraba tuhabona ubuzima, tuhabona imibereho, Imana tujye neza. Rero izo mbaraga z'umwa Satani akoresha arwanya cyangwa se atera abantu ubwoba, nta kintu ubasha gutsindisha mu ijambo Imana iba yaravuganye nawe, ndetse n'imirimo y'Imana wabonye Imana ikora. Imana tujye neza, Imana ibane natwe. Ubuhamya bw'iby'Imana yakoze bidutera kwizera ko hari n'ibindi bikomeye Imana izakora. Akenshi ntabwo turebera Imana mu byo itarakora, tuyirebera mu byo yamaze gukora. Imirimo y'Imana Imana yakoze nibyo biduhagararaho, tugahagarara twizeye tudashidikanya, kuko Imana ibizakora n'ibindi. Imana tujye neza, Imana ibane natwe. Umunsi umwe Dawidi agiye kurwana Goliyati, yahuye n'umwami Sawuli, aramubaza ngo ubundi uriho kwande? Imana tujye neza, amusuzugura mu gihagararo, amusuzugura mu ndeshyo. Ariko ageze imbere ya Sawuli, umva ijambo yavuze. Yavuze ngo Imana yabanaga nanjye, haleluya, yabanye nanjye ndi mu ishyamba, yanyeretse ndi mu rwasa rw'intare, yanyeretse ndi imbere y'idubu, uyu munsi none iracyari kumwe nanjye. Umva ijambo ko ryavuze mu Baheburayo, uko ari ejo n'uyu munsi niko ari. Uko yakoraga niko agikora, uko akizaga niko agikiza, uko azuraga niko akizura, uko abeshagaho aracyakora. Aracyakora n'umutabazi, aracyakora. Rero Satani akunda gutera abantu ubwoba. Satani naramuka akubwiye ngo urapfuye, ukavuga ngo ukamwikiriza, nuko urapfa. Nakubwiye ngo urasebye ukamwikiriza, biraba uko nguko. Ariko uyu munsi none muzana inkuru, haleluya, haleluya, Uwiteka amaye ubutumwa kugira ngo mukuzanire icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Ni Imana idahinduka, nubwo abantu bahinduka, ariko Uwiteka ni umwami udahinduka, ni umwami udahinduka. Satani akenshi kubamukorera aba bafashe bugwate, aba yarabafashe bugwate. Kandi none ikindi ndashimira ko Imana yaduhaye Yesu Kristo, haleluya. Yesu Kristo ataraza, atarayishurwa, ataratangira gukora, haleluya, abantu bose n'abahanuzi bari bakomeye, bari barasinzire mu gitaka. Satani arabafite ububasha, yarakibafiteho ububasha. Niyo mpamvu Bibiliya itwereka ngo umunsi umwe Nyamutunzi amaze gupfa na Lazaro agapfa. Lazaro agiye mu gituza cya Aburahamu, ariko Nyamutunzi ajya mu muriro. Aha arababazwa cyane, ariko aho bari barabashaga kurebana. Umwe agahamagara undi aho ari, ijwi rikagerayo. Niyo mpamvu Nyamutunzi yahamagaye akavuga ngo Lazaro we, nkoreza urutoki mu mazi ntunganyigize mu kanwa kuko ndababazwa cyane. Ariko nanone niyo mpamvu nanone igihe kimwe Sawuli yagiye kumurozikazi agashikisha Samweli akazamuka. Ariko nubwo bari barubasha Imana, Satani aho ngaho yari bafite ububasha. Ariko ndashimira Kristo ko yaje, haleluya. Umugabo umwe aherutse guhaguruka aragenda ajya mu bapfumu. Impamvu nkunda kuvuga imirimo y'Imana aho yamvanye, nkavuga imbaraga z'Imana, ntabwo mvuga Imana numvanye abandi. Ndavuga iyo nabonye ikora, iyo nabonye hindura amateka. Ajya mu bapfumu, yari afite abana 6, akijya mu bapfumu. Ariko abantu bajya mu bapfumu bararushye,
abantu bajya mu bapfumu bakiringiza izindi mbaraga bararushye bararushye impamvu mvuga ngo bararushye ntarajya kuri uwo muntu wari ujyanye abana be. Nanone indi nkuru ni uko umugabo umwe yajyanye umugore we bari barabuze urubyaro, noneho amujyana ku mupfumu, ariko ntuzi kumbaza ahariho sinemere kwavuga. Amujyanye ku mupfumu, noneho umupfumu dore icyo yamukoreye ikibindi cy'amazi ikibindi gipima nka litiro 40 agikorera umugabo. Arangije umupfumu afata umugore wa mugabo amujyana mu nzu kumuvura, kandi barikingirana. Aha kodise wa mugabo aravuga ngo uzajya uzenguruka ugenda uvuga ngo aramuvura. Umugabo ahera mu gitondo azenguruka, mbese amaze kunanirwa umupfumu arakingura, bajya bamukingurira. Noneho rero murumva kuntu abantu barenganye. Hari icyo shaka kuvuga. Undi munsi rero umugabo umwe nawe araguruka ajyana abana batandatu mu bapfumu. Akimara kubajyanayo yaragiye umupfumu amutuma ihene y'ibara rimwe. Amaze kuyimutuma arayibaga, amaze kwibaga uruhu arurambika hasi rugaramye. Umupfumu akoresha ubukonikoni bwe, Imana tugeneze Imana turengere, kuko abapfumu baba mu byiciro bitandukanye. Hari abakoresha urugimbu, hari abakoresha impinga bagatera inzuzi, hari n'abakoresha umutwe, hari n'abakoresha n'ubundi bufindo. Rero Imana tugeneza Imana turengere. Uwo ngo rero yarambuye uruhu hasi, amaze kurambura uruhu hasi ngo arebemo amazina y'abana wa mugabo yazanye. Imana tugeneza aratangira ati runaka ndamubona, nyirakana ndamubona, na runaka ndabona, na se runaka ndamubona. Arangije abaza ngo kwambye ko ufite abana batandatu, none nkaba mbonamo batanu, n'ukubera iki? Tutabare. Nyirabana aramubwira ngo njyewe mfite abana batandatu. Arabatonda ati bitwa runaka na runaka na runaka. Ariko umupfumu yareba mu ruhu rw'ihene akabonamo abana batanu. Imana tugeneza amaze kubona abana batanu, aramubaza ngo none n'ukubera iki uri kumbeshya vuga batandatu kandi nkabona batanu? Arangije umva ko yavuze wagiye kuraguza. Yaravuze ngo byanze bikunze uyu ngo umenye impamvu atari kugaragara hano, nuko arasenga, n'umupatikote, n'umurokore. Imana ishimwe cyane, n'umurokore. Cyatse kuvuga ngo nibusenga hari imbaga zitazagufata, nibusenga hari imyuka bitazagufata, nibusenga hari imbaga zitazagushyikira. Rede boze kotarere bubu abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abamwemeye bakamukurikira aba yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nateka bazacirwaho. Imana tugeneza, Imana turengera, Imana ibane natwe. Haleluya, haleluya. Hejuru imbaga z'abademoni hari imbaraga z'Uwiteka Imana. Haleluya. Hejuru imbaga z'abademoni hari imbaraga z'Uwiteka Imana. Kandi Imana yacu iratabara. Imana yakire mu buzima. Imana irabohora. Ikingwe nawe ukinga. Yesu ashime cyane. Nzakukubwira ngo nuterwa ubwoba n'ibitongera bagutongera, nuterwa ubwoba n'amazina bakwise, nuterwa ubwoba na za karande. Wajya muri Yesu, niba uri muri Yesu ntacyo bizagutwara, kuko Kristo ni muzima, Kristo ni umucunguzi, Kristo ni umurengezi. Imana mwishime cyane. Imana tugeneza, Imana turengere, baturwana, Imana dutabare, Imana twiteho. Repi kontrere bubu. Imana iretse kungenderera. Ubwangendereraga inyereka ikibaya kinini. Nabonaga ikibaya kinini, noneho nkabona abantu benshi bari kukigendamo. Ariko ubwo abantu bagenderaga baruvunga nzoka muri cyo kibaya, nabonaga harimo abantu b'amasura atandukanye, abagabo, abagore benshi bari kunyura muri cyo kibaya. Ubwo bageraga muri cyo kibaya kandi cyakizwe imisayo, kandi benshi kuvamo byabananiye. Ndavuga ngo mbese Imana yanjye no kubera iki? Benshi mbona baheze muri rasayo. Ese Imana yanjye yaba ari imperuka ibaye? Ese birashoboka ko niba ari n'imperuka muri bari abantu bose aburamo n'umuntu n'umwe waba ukubaha? Imana tugeneza. Mbese birashoboka ko warimburana abanyabyaha n'abakiranutsi? Imana dutabare. Ijwi ry'Imana yambwira ngo ni abantu benshi bari kunyura mu isayo y'ibigeragezo. Uko abantu banyuraga muri iyo sayo yari isayo y'ibigeragezo, yari isayo mbi cyane, yari isayo y'umubabaro. Imana tugeneza. Ariko ubwo nari ndaho ngaho ndikwerekwa nagiye kona, mbona harimo abantu bamwe bari kugenda bava muri iryo sayo bazamuka ku gasozi. Imana tugeneza, Imana turengere, Imana dutabare, Imana tugeneza, Imana idukize. Bajya ku gasozi. Ubwo bajya ku gasozi nabonaga ari agasozi kariho umucyo, nabonaga ari agasozi kariho umucyo. Imana tugeneza, Imana turengere, Imana dutabare. Imana irangije irambwira
siko bizaba kumutegereza kandi nawe uzakorwa n'isoni cyese abava mu masezerano ari nta mpamvu. Imana tugiye neza, Imana turengere, kuko najyaga kubona nkabona abantu bararira, ubwo nabonaga abantu barira. Imana tugiye neza, haleluya haleluya. Ariko nagiye kubona mbona bamwe harimo bari kugenda babona amashimwe, haleluya haleluya haleluya. Uwiteka rero arakora, aratabara. Nuterwa ubwoba n'isaha uhagazemo, Uwiteka kuntumyeho, witerwa ubwoba n'isaha uhagazemo. Ijambo ryavuze ngo nutinye, nuca mu mazi ntabwo azagutembana, niwaca mu migezi ntabwo izagutembana, niwanyura mu muriro ntabwo uzashya. Imana tugiye neza, Imana dutabare, haleluya. Witerwa ubwoba n'ibyo ucamo, hari ubutabazi. Witerwa ubwoba n'ibyo unyuramo, hari imbaraga z'Uwiteka Imana. Witerwa ubwoba n'ibyo ucamo, kuko Uwiteka aje kurengera abantu be. Rebiko trebo dobo. Witerwa ubwoba n'ibyo ucamo, reboze kotebo. Wowe uri kurizwa n'urugo rwawe, redeboze kotabo. Muzane ubutumwa, witerwa ubwoba n'ibyo ucamo, hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kukurengera. Zepiko tebo, Uwiteka rebozebu. Ndabona yirukana imbaraga z'umwijima ku buzima bwawe, Uwiteka akakujya neza. Redeboze kota, redebo, witerwa ubwoba n'ibyo ucamo umukobwa we, reboze kotebo. Kuko nagiye kubona reboze kotebo, mbona abakobwa benshi bafite amasezerano, reboze kontre pe, reboze kontrebo. Ariko ubwo bari bafite amasezerano, bamwe nkabona bari kugenda bariganwa, nkabona bari kugenda bariganwa. Ariko ijambo ravuga ngo hahirwa uwizera ko icyo bwa n'umwami Imana kizasora. Nagiye kubona mbona abantu bari gutabarwa, mbona abantu Imana baremeye amashimwe, reboze kotebo. Mbona benshi bari kugenda bakora ubukwe, reboze kotebo. Abantu bamwe bari mu gikombe cy'ishidikanyamana. Nagiye kubona nanone mbona umuntu ari ahantu ku gasozi, ari kwibaza ngo mbese Imana yanjye ndabigenza gute, ndanyura hehe, ndabigenza gute, reboze kotebo. Nabonaga hari umuntu uri mu kazitiro, yanyura iburyo agasanga arafunze, yanyura ibumoso agasanga arafunze, inzira yose ikabura. Ndabwirwa ngo ni Imana ikura umuntu wayo mu kazitiro. Hari abantu imaje kuvana mu kazitiro, hari abantu imaje gukura mu kazitiro, hari akazitiro abantu batinzemo, hari akazitiro utinzemo. Uyu munsi none ntuzane ubuhanuzi, Imana igusore mu kazitiro, Imana igusore muri ako kazitiro, Imana igusore muri ako kazitiro. Imana ikujye neza, ubone ubutabazi. Tepi kontrebo, sepi kontrebo, zetebo, reboze kota pe, reboze kotebo. Heje imbaga z'abademoni, hari imbaraga z'Imana, hari Imana itabara. Topego yese Imana ageze, imbohe zirabohoka. Umunsi umwe nari ndi mu rusengero, barangije banzanira umuntu w'umugabo wari impumyi, yari umusore nako, yari umusore wari impumyi ngo musengere. Ariko abamuzanye barangije ngira ibyago, bamusigaho ngaho baragenda. Bamaze kugenda, kumbe je bose nabimenya yuko muri iryo teraniro hicayemo umuntu wagize icyo kibazo. Bamaze kwicaramo aho ngaho, bamuzanye barigendera. None iteraniro irangije, abantu bose barataha. Ngiye kubona mbona umuntu asigaye mu rusengero yicaye. Ndavuga ngo mbese Mana yanjye biragenda bite? Ndamwegera ndabaza ngo mbese abamwazanye barahagana hehe? Arangije arambwira ngo bagiye. Imana tutabare. Ndavuga ngo mbese Mana yanjye kwange kutazankoza isoni, kwange kuzangira neza, none ibi bimbayeho Mana yanjye ni ukubera iki? Imana dutabara. Ese ndamujyana iwanjye, ese ndamujyana he? Ntari gutaha kuko atahibuka, kuko atabona. Ariko nibuka yavuga nanjye ngo sinzagukoza isoni, mpamagara Imana yo mu ijuru. Maze guhamagara Imana yo mu ijuru, haleluya, iramanuka iramukiza. Ndamusengera murambika ikiganza ku maso, haleluya haleluya haleluya. Kuko ijambo ry'Uwiteka Imana, ubundi Imana imbaraga wakoze b'Imana yazishyize mu buryo butatu. Ahambere ni mu birenge, aho tuzakandagiza ikirenge kubw'izina ry'Uwiteka hazanduka hera. Aha kabiri ni ku munwa, muzavuma bizavumika, muzahesha n'umugisha. Aha gatatu ni mu kiganza, muzarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Murambika ikiganza, mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana, maze ijuru rirakinguka. Ako kanya nibutsa ko yavuganye kutazankoza isoni, iramanuka iramukiza, arahumuka. Wari impumyi arahumuka. Arangije amaze guhumuka, yagarutse mu kindi cyumweru aza gushima Imana mu rusengero, azana n'isaha mu rusengero. Tebo ni Imana ikubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo izagukoza isoni. Topere boze kote. Hambere meretse undi munsi muri iminsi yashize, meretse guhura n'ikindi kigeragezo. Naraye ndi gusenga ahantu, nibereye ahantu ku musozi jyenyine ndi gusenga. Noneho maze gusenga
buracya mu gitondo ndataha ntabwo nari naraye mu rugo nyinjira mu rugo iwanjye haza umudamu afite umwana urembye mbese hafi yo gupfa uri muri koma arangije amurambika aho ngaho arambwira ati pasiteri we ati ntabara amaze kumurambika aho ngaho umugabo yari umumotari araze ahita amusiga aho ngaho arasohoka umugore ariruka ndangije biranyobera numva biranyobeye kumbi ko yiruka ntabwo azi umugabo we Kigali igira aho abamotari benshi bahagarara nta na telefone yari afite yirukanka agenda bariza umugabo we y'abaparisi ndangije ndavuga ngo mbese mana yanjye ko uyu mwana mbona yahwereye arahanga mu rugo iwanjye nenda kuhagurutsa nabwo kumuterura nubwo ameze gutyo yahwereye ngo mujyane kwa muganga mpamagara imbaraga z'Uwiteka Imana ndasenga ndaba ngo mbere ko mujyana reka nibutse Imana imirimo tugira ikintu ubutse Imana ndasenga haleluya kuko Imana yari irambwiye ngo nzabana nawe uzarambika ibiganza ko rwaye bazakira maze gusenga Imana itazangoza isoni iramanuka iramukiza imaze kumukiza amaze kuzanzamuka na nyina w'umwana abaraje haleluya ndamuterura ndavuga ngo mugore akira umwana wawe Uwiteka akoze igitangaza haleluya 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 imbere haleluya 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 intwaro ya Satani akoresha ni intwaro itwa iterabwoba ariko umwuka twahawe ni umwuka w'imbaraga twahawe umwuka w'imbaraga haleluya ndavuga imbaraga z'Uwiteka Imana the power of the Holy Spirit ndavuga imbaraga z'Uwiteka Imana ndavuga imbaraga z'umuzuko ndavuga imbaraga z'ubutsinzi rode boze kotebo ndavuga gukora k'Uwiteka Imana ndavuga Imana irabateka agahinduka ndavuga Imana ijyaneza Imana ikiza ndavuga Imana ibohora ndavuga Imana haleluya 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 mu gihe cy'umwijima Imana ire mu buzima aho utabona ubuzima Imana ire mu buzima aho utabona icyerekezo Imana ire mu icyerekezo wowe wari ubuze icyerekezo Uwiteka aje kukurengera aje kukurwanira wowe urwaye umangirwa bw'igihe kinini hari imaje gutabara hari imaje gukurengera Imana ndafashijwe nongeye kumva Imana haleluya amen Imana ikuje neza nongeye kumva Imana nongeye kumva imbaraga z'Uwiteka 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 Imana Yesu ni muzima 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 haleluya Uwiteka Uwiteka aravuze ngo witinya 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 Uwiteka araje kandi hari inzugi akinguye hari imiryango akinguye wabuze ibyangombwa ubishatse igihe kinini ariko akiri icyangombwa Imana yari guhaye rebose kotebo urananiwe Uwiteka uje gukukiza imbone zo mu mutima Uwiteka arabohoye arakinguye agire neza abamuhungiyeho aje neza abamutabaje abantu bongeye kubona Imana rebose kotebo uyu mugore afite ibibyimba bavuga ko afite ibibyimba bitatu mu nda rebose kotebo ariko mbonye ikiganza cy'amarayika w'Imana kimukozeho akira kuboka rebose kotebo ngiye kubona mbona umuntu rebose kotebo yambaye igikote kiriho amakakama kikikaguritse ndabaza ngo mbese Imana yanjye iki gikote ni kibisobanuki Imana yamwijira ambwira ngo n'abantu benshi Satani yagiye yambika igikote cy'igisuzuguriro umva wowe hari Imana itabara ariko ubwo nari bazaga gutyo ngiye kubona mbona mu ijuru hamanitse umuriro uraza kwikata gikote ndabwirwa ngo igisuzuguriro mari igihe kinini imaje kukikuvanaho kandi Imana kokoye ngo gishimwe cy'Uwiteka Imana haleluya Imana mwishimwe Imana mwijuru habwe icyubahiro rede boze kota ngiye kubona mbona nanone so pe kota ze kontrere bobo abantu bari kwitotombera Imana ngo mbese Imana urabesha oya Imana ntibesha abantu barahinduka nabonye abantu bahinduka ariko sinegeze mbona Imana hinduka nagatuko guhinduka oya niyanabitekereza hari guzira ku Imana yavuze ari ukuri haleluya zepe kontrebo nyamara aka kanya ngiye gusenga Imana uzibure umuyoboro kwizera uzibure umuyoboro kwizera topele boze kotebo haleluya haleluya amen amen kwizera ko abascientifique cyangwa se ko abanyamategeko ni fact ibimenyetso kwizera ko abanyedini kwizera ko abanyamadini ni iki bimenyetso niki kitugwa ko abatishwe ngishapuri iki kitugwa ko abatishwe ngikarita do baptismo niki kitugwa ko wasezeranye ngi certificate de mariage haleluya niki kitugwa ko umwana ari wo mu mategeko ngiyi attestation de naissance haleluya 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 ariko kwizera ko abanyamwuka kuba mu mutima iri muri twe biyavuganya natwe imirimo ikora yadamize kwizakora n'ibindi topere boze kotero
zekotebo kwizera kw'abanyamwuka kurarema kwizera kurarema gufata ibigaga nk'imisozi kukabihindura ubusa gufata ubusa kukabigira ibintu bifatika bezekota rebo tope rebo zikote witeka ashimwe witeka ashimwe wowe urwaye diyabete ndajya nkubwira ngo hari itangazo nkuzaniye hari maje kukuremera ubuzima hari mani kurengeye hari mani kurwaniriye no kwiteka avuganye nanjye wizere imbaraga z'Uwiteka Imana kugeneza ibane nawe wizere imbaraga z'Uwiteka Imana ibaho umugisha mwanya na mutoya tuzagaruka Imana ibageneza ibane natwe amen amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kwerekeza ku musozo. Unyemerere mushumba tutarasoza nk'ingingo dore za telefone mu bantu badukurikiye biba bishoboka yuko harimo umuntu wakwifuza kukuvugisha cyangwa se gusengana nawe. Unyemerere dore za telefone. Nimero zanjye ni 0788 66 47 20 ndazisubiramo 0788 66 47 20 wamvugisha no kuri WhatsApp uri kuri WhatsApp na kibazo. Giye kubaza guhamagara kuri nimero musengana Imana ndabizi neza ko Uwiteka ari buze gukora ku buzima bwako. Noneho twegereje ku musozi unyemerere nk'ingingo dusengere isengesho ryo kudusuriza. Ngiye gusenga kambwira abantu rwose ngo bagutiye mwari mbe Satani akoresha n'iterabwoba. Satani nakubwira ngo urapfuye ukamwikiriza urahita upfa noneho mbese ahita akongeza n'umusaraba. Niko Satani akora ariko icyo nkundira Imana ngo nongera mu mazi nongera mu mubiri ntacyo bizagutwara. Kristo ari kumwe nawe. Mana mu izina rye ndagushimye ndaguhimbaje ndakunezerewe. Mana amahoro gira neza ikiranuka bana natwe tugiye neza mvuze ubutumwa bwawe. Reka murengezi wanjye bane natwe utugiye neza turengere tugote Mana dutabare uturengere udukize habwe icyubahiro. Nyina murengezi wanjye Imana nziza imageneza Imana amahoro Imana nziza Imana mva gusenga Mana tugiye neza. Abantu baravuze ngo go gutinya uyu muntu wari ubabaye uyu muntu urwaye umugongo Mana mugeneza umukize uyu muntu urwaye amaguru mugeneza umukize uyu muntu mwami Mana uterwa n'imyuka mibi mu nzozi araraganira n'abapfuye Mana mubohoye uyu muntu mwami Mana uyu mwami afite inda irabyimba mwaho arwaye rushwima Mana mugeneza umubohore abone ubutabazi abarwayi bakize abantu mwami bumvise ubutumwa bwiza bakizera muri ijambo ubabohore n'izina rya Yesu Kristo bavane mu kazitiro baremera ishimwe. Urakoze mwami kubikoze ugeze ubwoko bwa mu izina rya Yesu bisabye amen.